umva rero mubwire ibintu byerekeranye n'icyo kibazo mbajije ibyo bintu byerekeranye iyi saga yabaye nta bintu byinshi ndi buyivugeho kuko ibintu byinshi narabivuze narabisobanuye kwa Sabe sibyo ino saga imbaho urumva nicyo gihe namenyemo inshuti zanjye za nyacyo no inshuti zanjye za nyazo nibwo namenye ngo ese inshuti zanjye isa n'isa ndamutse ngoye mu kibazo cyangwa n'ikindi kintu tureke no kuvuga ngo ikibazo haramutse yagize ikintu kimwe nyine igihe icyo ari cyo cyose wa mwanya ngeramo nkavuga ngo uyu mwanya ngukeneyemo inshuti nicyo gihe nabonye inshuti zanjye za nyazo kandi nyine zinkunda nta buryarya zidafite n'icyo zinkurikiyeho ikindi ino saga yangishije kugira umutima ukomeye amazina yanjye niswe n'ababyeyi banyise Kwizera Emeline guys okay navukiye ahantu bita i Nyamirambo i Nyakabanda then nyuma mu rugo baza kuza kwimuka bajya kwiturira i Nyamata Emeline sibyo Emeline ni umuntu ukunda amahoro ni umuntu ukunda abantu ni umuntu ukunda inshuti ze ni umuntu ukunda abantu ni umuntu ukunda inshuti ze ni umuntu ukunda gusenga nuko mbona gutya nkunda gusenga urumva ni umuntu ukunda famiye ye uhangayikishwa na famiye yiwe cyane ndetse n'inshuti ze Emeline rero ibintu yanga ikintu cya mbere nanga umuntu urenganya uwundi nanga kubona nyine umuntu urengana ndabyanga birambabaza nanga kubona umuntu uhangayitse nanga kubona umuntu ubabaye namutozo nko yarabivuze nanga umuntu mbeshya nanga umuntu ubabaza abandi haba mu buzima busanzwe cyangwa mu rukundo nanga umuntu uta igihe cy'umuntu ikindi kintu nanga se ikindi kintu nanga ni igikira ndakeka ari ibyo nize tourism okay. Ikindi kibazo kiravuga ngo wumvaga uzaba iki kwa kudiri muri muri segonderi abayumva nzaba iki mbese nk'ubu ngubu ewana wari kuba uri gukora mu biki cyangwa uri umuntu wuhe uzaba iki njye nyine umwana nari mfite inzozi z'ibintu bibiri nari umwana ukunda kubaza ibibazo byinshi cyane muri make navuga ko muri iki gihe abantu ko uwo mwana ukura nyine abaza ibibazo byinshi uwo mwana aba ari incakura ubwo reka tubyite ko nanjye nari incakura nyiri umwana nakoze agomba kujya kure ahantu navuze imyaka yanjye ariko nta kibazo ndi hafi kuzuza imyaka 23 okay iyi saga yabaye nta bintu byinshi ndi buyivugeho kuko ibintu byinshi narabivuze narabisobanuye kwa none se ni Ken yakwishyuye amazina yanjye yose umva rero mubwire ibintu byerekeranye n'icyo kibazo mbajije ibyo bintu byerekeranye iyi saga yabaye nta bintu byinshi ndi buyivugeho kuko ibintu byinshi narabivuze narabisobanuye kwa Sabe sibyo ino saga imbaho
urumva nicyo gihe namenyemo inshuti zanjye za nyacyo no inshuti zanjye za nyazo za nyazo nibwo namenye ngo ese inshuti zanjye isa n'isa ndamutse ngoye mu kibazo cyangwa n'ikindi kintu tureke no kuvuga ngo ikibazo haramutse hagize ikintu kimwe nyine igihe icyo ari cyo cyose wa mwanya ngeramo nkavuga ngo uyu mwanya ngukeneyemo inshuti nicyo gihe nabonye inshuti zanjye za nyazo kandi nyine zinkunda nta buryarya zidafite n'icyo zinkurikiyeho ikindi ino saga yangishije kugira umutima ukomeye kugira umutima ukomeye kwirengagiza ni byinshi mani ni byinshi amazina yanjye kuri Instagram banyita baby Emily mugende umfollowinge mumbaze ibibazo byose mushaka kumbaza nzaza mbibasubize. harya abasore ngo mubazize ubukene none se buri iraye Heineken iriya cupa rya Heineken niryo ryakwishyuye da ngo tuvuge nibura ko wakoreye amafaranga cime wenda ko ushobora kwanga umusore ngo numukene n'amafaranga afite wenda ukaba wamwimirika none se Heineken yakwishyuye gusa mu by'ukuri tuvugisha ukuri uramutse ubonye Merine ukabona umuntu yamushatse yamugize umugore bari mu gisharagati cyangwa se tente cyangwa se muri sale arimo amwambika impeta wavuga ngo iki burya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega reka kwisetsa mon frère icyo mpfa nawe kwanza wowe runzi zikize uretse nose n'ubwa mbere bafasha abantu nk'aba kandi mu gitondo bakagaruka uretse ariko mbaza nkubwire suko umujyana sajya akabati giye mu mbabare sinzongera akagaruka neje icyo nsaba ni kimwe baradufasha harabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge nibyo mbona nonaha sibyo RIB ikwiriye kureba abana bakabapima kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence akaba atari bo ni gute no nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri aka gurupe k'abakobwa abana b'abakobwa bato akaryishyiramo yes buretse gato ibi bintu bwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro kwitesha agace iye kuko burya wowe ntabwo uri uwawe uri uwa leta nawe niwibeshye wo mutabaruka noneho kugira ngo nkubwire uzihe ibintu by'ubujewuri uvuga uti ubu ngubu ngewe mutabaruka ngiye kwikata igitsina ujya ahantu urebe ko batagufunga oye bigerageze nanone ngo bishyiremo ngo icupa n'ibyo ubonye ariko se tubishyikire na za karoti n'imyumbati n'iki tubishyikire icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose bigaca byakwiye igihugu cyose n'ubu ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe n'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu uri muri ica degeneration ariko rero reka dusipoze yuko uyu muntu ibi bintu nta muntu muzima wabikora ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ari under influence reka leta hari ibimukinamo reka leta imufashe mbere na mbere ibanze mujyane bamupime ibiyobyabwenge sinsabye kumufunga bamujyane mu igororero muri rehab hako no kumufunga bamufunga oya nibisha ubu ngubu ndabikubwiza ukuri ndarakaye ndetse cyane urarakara se bitangi oya hari ibyo tugomba gukora reka ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu bariho just mu buryo budafite kubaho gutyo tu gutyo tu so what ariko reka nkubwize ukuri ibi ngibi ni bya bintu uzabona baramufashe Dr Murangira agashya amaboko arimo gusobanura ukuntu byagenze ukuntu yafashwe n'itegeko rya muhana mu gitondo tukabona yigenda hariya muri gahunda zisanzwe Dr Murangira adashobora no gusobanura ukuntu yageze hanze noneho uko biri kose kugeza uno munsi ndakubwiza ukuri ikintu cyitwa ibiyobyabwenge bimaze abana bacu ubwo ndabaza abo dufatanije gushyingira abantu hari ufite impamvu zatuma tutabashyingira ntawe
ni byiza cyane niba ntawe rero tugiye mu mwanya mwiza tugiye kwakira indahiro y'abageni twibutsa yuko urahira wese uzamura akaboko k'iburyo hanyuma dufite indahiro yabugenewe mwebwe icyo tubasaba ntabwo ari ugufotora ahubwo ni amashyi menshi. Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, des devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Issimue Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Ouedraogo Idrissa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane ko atagushimiye se ubwo koko birangira gutyo. Mufata akaboko hanyuma umanuke abageni bacu barakoze tugeze mu mwanya mwiza natwe wo kwakira indahiro yabo. Njyewe Havuguzi Gashari umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'umurenge wa Kinyinya maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati